Iyo urwaye amaso yaratukuye kandi abyimbye, uragenda ugafata uruteja runini, ko habaho inteja nini n'inteja ntoya. Aha rero icyo turavuga uruteja runini kuko ari narwo rugira uriya mushongi wa jeri, hanyuma ugakanura ijisho, ugakamura uriya mushongi woze neza mu ntoki ku buryo umushongi wonyine aba ari wo ujyamo, ariko ntabwo upfa kuwuca gusa umushongi, ahubwo ukurura akarabo ka ruriya ruteja hanyuma kakazamukanamo agashongi, ako gashongi ugatonyangiriza mu jisho hanyuma ugahumiriza. Uriya mushongi uragenda ugakuramo imyanda yose iri mu maso, hanyuma ijisho rikaza kureba ryazanye imirishyi cyane yibasiye ijisho, yagiye mu jisho, imikungugu, ibintu byose bituma utareba, byatumye imitsi y'ijisho idakora neza. Bantu Imana yaraturemye ituremera n'ibidufasha ntitugajye tubipinga. Wasanga n'umuti w'amaso abazungu bajya babona ibintu nk'ibi, hanyuma bo bakajya gukora ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo babashe gukora produit fini bashingiye ku byo Imana yaremye. Rwose uyu mushongi urakora bya nyabyo, uhumura amaso agacya akaba umweru. Iyo ufashe uruteja nanone ukarusiga ahantu hibasiwe n'indwara y'ibifaranga ifata mu mutwe, aho igenda igafata mu mutwe hanyuma umusatsi ukimuka, uragenda nanone ugafata uriya mushongi ukajya utonyangiriza kuri cya gifaranga kugeza kivuyeho, umusatsi ukongera ukamera. Uyu mushongi kandi nta mpamvu yo kuwupinga kuko ujya ukora ibitangaza. Si ibyo gusa, ubushakashatsi burakomeje n'ibindi turabibagezaho. Ukande subscribe, ukore share ndetse na comment, utubwire wowe uko ubibona. Ese ku musozi wanyu iki cyatsi bacyita ngo iki? Iwacu ho bacyita uruteja runini. Wowe ku musozi wanyu bacyita ngo iki? Ese mwebwe mugikoresha iki? Usibye kucyahirira inka zikakirya, mwebwe mugikoresha iki? Ndabakunda, ndabushimiye kandi subscribe.